gukometiza noneho na wa muntu niba agiye no kometiza we wenyine aha abona rero witwa Kolopile agiye afaye ukina n'umunyarwandakazi aho ngaho Izere mushyizemo akantu Izere Theophile akina na Kolopile Tsaone amaze kubona inota rye Paul buriya twabisobanura gute urabona nka buriya ashaka guhanwa ku busa nkeka ko ibibazo by'amanota bagenda batakaza kubera amakosa ari ikintu abatoza bakwiye kubigisha cyane bakabisha ko bagomba kugira concentration kujya ku munota wa nyuma yayiburutse hariya urabona ko yamenye concentration ukareba umuntu ugiye kuza experience amanota abiri kuri Tsaone Theophile nta kintu arabona buriya birimo guterwa n'iki Theophile no guhubuka n'iki ari ikintu ugiye ushaka kuvuga kuri aba basore kuba passionate ntugendere ku byo wabonye ku bandi ugerageza gukora ibyawe uragenda ugafata position z'abandi wabonye mu bandi ukabona ko abandi bakoze amakuru maru agakora ikintu ugashaka gukoporora ugera ahantu bigakunanira ntunakontororemo cyane cyane muri ama competition kubera pression ya public utakaza umutwe namenye amwe y'umugono Theophile rwose amanota make abanyatatu yashatse atatu kuri atatu nizo mpano atatu kuri atatu ariko kubera imigire no kubera amategeko yakagombye rero guprofita agakomeza gukora kuriya nyine kuriya migeri mukanya sorry Theophile kugira ne gira uburyo agomba kuzitwara mu hariya muvuma zawo arazibona uko kubera iki bose babonye inota hari joga hari Tsaone wo mu Afurika y'Epfo uhangana na umusore Izere Theophile
bisaba ko baza kugira ya concentration nanone ntibongere kuba over excited bakora ibintu bituma bamukura muri competition. ikiza gukiza Theophile nuko adakoresha amaguru cyane kandi amaguru meza. Ashatse kurasa muri gonde n'ibiranga. Mutera ushobora gutaka ufite position y'amaguru andi arakwiba